Antikristo cyangwa se Antikristo ni ijambo rikunda kuvugwa cyane n'abayoboke b'amadini ya Gikristo bashaka kuvuga umuntu uzaza igihe kitazwi kuko inkuru zose zimuvugaho mu buhanuzi kandi buzimije. Gusa hari ibimenyetso byanditswe bitandukanye bivuga kuri uwo muntu uzaza arwanya Mesiya cyangwa Kristo kandi akazaba anamwiyitirira akiyita umukiza w'isi mu mwanya wa Mesiya. Antikristo mu byanditswe ni umuntu uzarenganya abemera Imana bose, agahindura ibihe n'amategeko kandi akishyura hejuru icyitwa Imana cyose. Antikristo kandi avugwa mu nkuru z'abayisilamu zizwi nka hadith cyangwa se prophetic traditions, ariko ho akitwa al-Masih Dajjal cyangwa se the fake Messiah. Bishatse kuvuga ko nituba turi kumuvuga mu byanditswe bya Gikristo turi bukoreshe Antikristo, naho nitumuvuga mu byanditswe by'abayisilamu turavuga al-Masih Dajjal, ariko turaba turi kuvuga umuntu umwe. Abakristo n'abayisilamu bahuriza ku kintu kimwe ku nkuru zivuga ku mubeshyi cyangwa se Mesiya utari uwa nyawe. Azaza ategeka isi mu gihe runaka, ngazabanza abeho akora ibitangaza, ashyireho amasezerano y'amahoro ku isi yose kugira ngo abantu bamubone koko nk'umucunguzi, ariko nyuma zigaragaza isura ye ya nyayo. Mu gihe azaba ategeka isi by'umwihariko mu gice cya kabiri cy'ubutegetsi bwe, ngo nicyo gihe gikomeye cy'akaga isi izamenya kuruta kandi kabayeho kose, ariko kizaba ari ikimenyetso cyo kugaruka kwa Mesiya Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo ari nawe uzakuraho umubi. Idini ya Isilamu nayihuza n'iya Gikristo ko Yesu bo bita Isa ari uzagaruka ku isi agakuraho al-Masih Dajjal. Reka uyu munsi tuganire kuri Antikristo, tumenye ngo Antikristo ari hehe uyu munsi, ni ibiki bizabanza gukorwa ku isi kugira ngo aze, ariko se kandi naza abantu bazamumenya gute ko inkuru zose zimuvuga hari ubuhanuzi kandi ubuhanuzi bukaba buvugwa mu mvugo zo kuzimiza? Ubwo buhanuzi busobanurwa gute kandi bwahuzwa gute n'ibyo tubona mu buzima busanzwe? Ese yageze ku isi atangira no gutegeka cyangwa ntaraza? Ese azamara igihe kingana gute ategeka isi kandi isi ngoma yizahirima gute? Nje nitwa Matare, ngo haye ikaze kuri Bomba 250. Muri Bibiliya mu isezerano rya kera ntabwo ijambo Antikristo ubwaryo ryanditsemo inshuro n'imwe. Havugamo inyamaswa cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe no mu buhanuzi bwa Daniyeli. Izo nyamaswa zikaba arizo zishushanya Antikristo. Hari ibimenyetso biranga Antikristo byamaze gusohora tugendeye ku bisobanuro by'abahanga muri teolojiya, hakaba n'ibindi bitarasohora. Reka tubanze dusome uko Yohana avuga inyamaswa ziri mu mashusho ya Antikristo mu byahishuwe mu gice cya 13. Duhere ku murongo wa mbere avuga ngo haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mutwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwahise rukira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa barayitangarira, bayiramya icyo kiyoka kuko cyahaye inyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi yose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Reka noneho dusome ahandi avuga ngo haduka inyamaswa ivuye mu gitaka kugira ngo tubone kuzivugaho. Nuko mbona inyamaswa izamuka ivuye mu gitaka, iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ikavuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihatira isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye. Imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare nyirizina ryacyo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Reka tuvuge kuri iyi nyamaswa y'amahembe 10 gatoya. Amahembe yo tuyakure mu buhanuzi tuyajyane mu buzima busanzwe. Amahembe 10 ngo yari kuri ya nyamaswa agereranwa n'ubwami 10 bwavuye mu bwami bw'Abaroma bumaze kurimbuka.
Abafaransa n'abantu bo mu karere ka Gore bashyizeho urufatiro rw'umuco n'imbibi byaje kuvamo igihugu cy'Ubufaransa bw'iki gihe. Abanglo-Saxon cyangwa se Anglo-Saxon binjiye kandi batura mu kirwa cya Britania bashyiraho urufatiro rw'igihugu cy'Ubwongereza uyu munsi. Abavisigoti bashinze ubwami bukomeye bwari bukwiriye igice kinini cya Espagne y'ubu n'amajyepfo y'Ubufaransa. Abaremani bambutse umugezi wa Rhine batura mu bice by'Ubudage bw'iki gihe. Ababurigondi batuye mu kibaya cy'umugezi wa Rhone bagira uruhare rukomeye mu kubaka umuco n'imbibi by'Ubusuwisi by'uyu munsi. Abarombaridi binjiye mu Butaliyani bashinga ubwami bwagize uruhare runini mu mateka y'Ubutaliyani bwo mu gihe cyo hagati. Abasuevi bashinze ubwami mu burengerazuba bw'ikirwa cya Iberia nyuma buza kuvamo igihugu cya Portugal. Abavandali bashinze ubwami bukomeye bwagenzuraga inyanja mu majyaruguru ya Afurika ndetse n'ibirwa bya Corsica na Sardinia mbere yo gutsindwa mu myaka ya 530 nyuma ya Yezu bakomekwa ku Butaliyani. Abasitirogoti bashinze ubwami bukomeye bufite icyicaro mu Butaliyani ariko baza gutsindwa n'ubwami bwa Byzantine cyangwa se Byzantine Empire. Abaheruri cyangwa se Heruri bari ubwoko bw'Abagermani bwinjiye bushinga ubwami mu Butaliyani igihe gito mbere yo kwivanga mu yandi moko. Inyamaswa izaturuka mu nyanja ifite amahembe 10 ishushanya guverinoma zo mu isi zikorera mu mwijima kandi zikarwanya Imana. Ibi kandi bihura n'ubusobanuro bw'ihembe ryo kuri imwe mu nyamaswa enye zivugwa mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel turi buze kugeraho, aho avugamo intare, idubu, ingwe n'inyamaswa twagira ishusho ikanganye cyane, ikaba ariyo yameze rimwe mu ihembe rishushanya Antikristo. Ibi byanditswe kandi birumvikanisha ko Antikristo azaba asa nk'umuntu, ko twabonye ko handitse ngo mbona ihembe rifite amaso nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Byumvikanisha ko azaba ari mu ishusho y'umuntu kandi ububasha akabuhabwa na Satani nyirizina, kuko twasomye ngo ikiyoka nicyo cyamuhaye izo mbaraga. Inzoka ishushanya Satani mu byanditswe. Antikristo kandi ngo azategeka isi, ubutegetsi bwe bukazaba bufite ubugome buruta ubwa leta z'ibihanganye zo ku isi, nazo zizabanza gukurwaho na Antikristo uzabibya kandi agategeka isi yose mbere yo gukurwaho na Mesiya. Igisebe cy'umuvogo kizaba kiri kuri umwe mu mitwe y'iyo nyamaswa izaba ari igikoresha kwerekana ububasha nk'ubwa Mesiya bwo kuzuka nyuma yo gupfa nka Mesiya nyirizina. Icyo gisebe cy'umuvogo kizahita kikiza kizatuma abantu benshi bagwa mu mutego we bamuyoboke kuko ari umunyembaraga, bakeke ko ari ibintu biri gukorwa n'Imana. Abahanga ba kera kandi bagiye bahuza ubwami bw'Abaroma n'inyamaswa ya kane mu buhanuzi bwa Daniel kimwe no mu gitabo cy'ibyahishuwe. Hari inyandiko za kera z'abari bahagarariye Kiliziya ngo zigaragaza ko uruguma rwica ruzaba ruri ku mutwe umwe w'iyo nyamaswa, rusobanura wahoze ari umwami w'Abaroma Nero Cesar. Gashobora kuzagaruka mu minsi ya nyuma akima ingoma nanone yiyita Imana mu buriganya bwa Satani bwo kuyobya abantu ngo basenge Nero n'ubwami bw'Abaroma. Iki ariko ni igitekerezo gifatwa nk'ikidafite ibimenyetso bifatika gishingiyeho. Ibi bita myth kizwi nka Nero Redivivus cyangwa se Nero Revive. Abenshi ariko kuri ubu Antikristo bamufata nk'umuntu uzaza mu gihe runaka kizaza, kuko mu buhanuzi bwose bavuga Antikristo bavuga ko azicaza mu rusengero rw'Imana akiyita Imana kandi agasaba abantu kumusenga nk'Imana. Ahangaha urusengero rushobora kuba inzu yo gusengeramo nk'uko twavuga ngo urusengero rwa Salomo cyangwa se bikavuga itorero cyangwa se abemera Imana bose. Mu buzima busanzwe ariko umugambi wa leta wa Isirayeli wo kubaka urusengero rwa gatatu rwa Yerusalemu ujya uhuzwa no kwihutisha icyo bita kuza kwa Mesiya. Muri Judaism ntabwo bizera ko Mesiya yigeze aza na rimwe. Mu madini ya Gikristo n'aya Isilamu bemera ko Yesu cyangwa se Yezu azagaruka ku isi agakuraho Antikristo uzaba wiyita Imana mu rusengero. Byumvikanisha ko Mesiya Abayahudi bari kwihutisha gucira inzira ashobora kuba ari uzaba ari Antikristo cyangwa se the fake Messiah uzaba uhanganye na Yesu cyangwa se Mesiya nyirizina. Antikristo ngo ashobora kandi kuzaba ari umwe mu Bayahudi ukomoka mu nzu yo kwa Dani, kuko ngo undi muntu udakomoka mu gisekuru cya Dawidi ntabwo yakwiyita Mesiya ngo abantu bapfe kumwizera bagendeye ku byanditse mu bitabo ko umuryango kwa Dawidi ariho hazava Mesiya cyangwa se umukiza w'isi. Reka turebe ku nyamaswa none izaturuka mu butaka. Inyamaswa izava mu butaka izaba imeze nk'umwana w'intama ngo ariko izaba ivuga nk'ikiyoka cyangwa se dragon. Abahanga mu bya teolojiya basobanurira inyamaswa nka systeme y'amadini y'ibinyoma n'abahanuzi na propaganda bizaba bifasha Antikristo kuyobya itorero cyangwa se abizera bose. Basobanura ko mu bihe bibanziriza kugaruka kwa Mesiya amadini menshi azaba yigisha ibinyoma bituruka kuri ya nyamaswa nyirizina, kuko ari nayo izaba ihabo bigisha imbaraga zo gushukisha abantu ibitangaza bigatuma bizera ko bituruka ku Mana koko. Reka noneho tuvuge ku kimenyetso cy'inyamaswa. Buri nyuguti na buri jambo rigira umubare uhwanye naryo mu buryo bwo kubara mu gihe burayo bwitwa gematria cyangwa se Hebrew numerology. Umubare 666 usanzwe uzwi nk'ikimenyetso cya Antikristo, ariko twarabibonye mu kiganiro kivuga ku mwami Salomo ko 6 ari umubare wa muntu wo kwishongora,
no kutanyurwa no kwishyira hejuru. 666 muri Gematria n'ubundi uvuga Cesar Nero. Uyu yabaye umwami w'abami w'ubwami bw'Abaroma muri 54 nyuma ya Yezu, aza gupfa muri 68 nyuma ya Yezu. Wa mubare muri Bibiliya witwa ikimenyetso cy'umubi cyangwa se Antikristo 666 ni ikimenyetso ngo cyagaragaza ubwami bw'Abaroma nk'ibiremwa bikomeye ku isi ariko bidafite aho bihuriye no kwera no kugendera mu nzira z'Imana. Abizera mu bihe birindwi by'Imana bo bakunze gusobanura ko ikimenyetso cya 666 ari indangamuntu izahabwa buri wese mu bihe bya nyuma, akayihabwa na systeme zikorera Antikristo kugira ngo abashe kugenzura ubukungu bw'isi n'ibikorerwa ku isi byose. Nibyo kandi tubaza kubona mu byahishuwe hejuru ko handitse ngo umubare w'iyo nyamaswa ni 666. Ubuhanuzi bwa Daniel nabwo bujya buhuzwa na Antikristo nubwo busobanurwa mu buryo butandukanye, ariko reka tubanze dusome amagambo y'umuhanuzi Daniel mu gice cya 7 tuve ku murongo wa mbere dukomeze hasi. Avuga ngo Daniel arota inyamaswa enye. Umwaka wa mbere ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni, Daniel yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniel aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira mu nyanja nini. Muri iyo nyanja habamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu. Ihanga amaso kugeza aho amababa yayo ayishikurijweho igahagarikwa ku isi. Ihagarika amaguru yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona n'inyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imbavu eshatu mu kanwa kayo. Barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe, umugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe ine ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye bisibangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe 10. Jewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda ku mutima birambabaza cyane. Nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashira cy'inyuma y'ibyo byose, arabimbwira ansobanurira impamvu zabyo. Ati izo nyamaswa nini nuko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bubu bw'abiteka ryose. Mpera ko nifuza kumenya amashira y'ikinyoma y'ibyo nyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, rero yaconshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo n'iby'irindi hembe ryameze atatasanzwe akarandurwa imbere yaryo, ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavugaga ibikomeye byarushaga yandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Igihe kirasohora abera bahabwa ubwami. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ari ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose. Buzaconshomera isi yose buyisiribange buyimenagure, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa nabo ba mbere kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ubu buhanuzi bwa Daniel nabwo bufite ubusobanuro buhurizwaho n'abanyamateka mu by'amadini benshi, by'umwihariko abemera ko hari ubuhanuzi bumwe bwa Antikristo bwatangiye gusohora. Abo bitwa preterist mu rurimi rw'icyongereza. Aba preterist bahuza ubuhanuzi bwa Daniel cyane n'ubwami bune bwigarurira ubutaka bwa bana Israel mu bihe bitandukanye mu myaka ya kera. Bavuga ko ubuhanuzi butatu muri bune bukubiye muri izo nzozi Daniel yarose bwasohoye, hasigaye bumwe ngo ariko nabwo turi mu bihe byabwo. Intare ni ubwami bwa Babuloni ya Nebukadinezari, naho amababa nk'ay'igisiga no gupfuka bikavuga gucishwa bugufi kwa Babuloni na Nebukadinezari. Idubu ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperisi. Inyamaswa ivuga ko Daniel yayibonye ifite imbavu 3 mu kanwa, zikaba zaravugaga insinzi 3 ubwami bw'Abamedi n'Abaperisi bwagize mu gusenya ubwami bwa Babuloni, ubwami bwa Egiputa n'ubwami bwa Lidiya.
ingwe ari nayo nyamaswa ya gatatu ngo ishushanya ubwami bw'Abagiriki bwari buyobowe na Alexander the Great, naho amababa ane akagaragaza gutsinda kwihuse aho bageraga hose, naho imitwe ine ikagaragaza abajenerali bane ba Alexander the Great bigabanyije ubwami nyuma y'urupfu rwe. Inyamaswa iteye ubwoba y'amenyo y'ibyuma ni ubwami bw'Abaroma, naho ngo agahembe gato n'akanwa kavuga ibikomeye kakaba ari Antikristo nyirizina uzaba wiyita Imana. Izo nkuru z'inyamaswa zose zanditse mu isezerano rya kera muri Bibiliya, ariko mu isezerano rishya ni ukuvuga iryo turimo uyu munsi havugwamo noneho Antikristo nyirizina. Reka turebe mu byanditswe mu isezerano rishya icyo bivuga kuri Antikristo, bityo bize no kudufasha kumenya niba Antikristo nyirizina yaramaze kugera ku isi akaba yitegetse cyangwa ateganya kuyitegeka mu bihe biri imbere. Mu isezerano rishya mu nzandiko za Yohana hagarukamo ijambo nyirizina Antikristo, ariko Yohana ntabwo avuga mu buryo buzimije nk'uko byanditswe mu byahishuwe. Watanga n'ingero z'abantu bo mu buzima busanzwe akabageranya na Antikristo, ariko akanavuga ko hari umunsi nyirizina Antikristo wa nyawe azaza mu bihe bya nyuma. Reka dusome imirongo yose Yohana avugamo Antikristo mu isezerano rishya. Yohana wa mbere mu gice cya 2:18 aravuga ngo ibya Antikristo bana bato tugize mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, ni nako none hamaze kwaduka abantikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Ngo mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo? Uhakana Data wa twese n'umwana we niwe Antikristo. Bari ku mwuka wose utavuga Yesu utyo ntuvuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvishe kazaza kandi none umaze kugera mu isi. Kuko abayobya benshi badutse mu isi batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri, uvuga utyo ni uyobya kandi niwe Antikristo. Bigaragara ko Yohana yanditse ko mu isi hari Antikristo bamaze kuhagera. Yashaka kuvuga buri wese urwanya cyangwa se utemera Kristo. Kurwanya Kristo ubwabyo byasobanurwa mu buryo bwinshi. Ibyanditswe bivuga ko Kristo ajya kuva mu isi yabwiye itorero cyangwa se abemera bose, wenye imani wa umini all the believers, bidashingiye ku idini, ngo mbasigiye amahoro kandi mbahaye amahoro yanjye nimuyahorane. Shatse kuvuga ko Yohana yandika Antikristo mu isezerano rishya atashakaga kuvuga Antikristo wa wundi uzaza mu bihe bya nyuma gusa, ahubwo yashaka kuvuga ko buri wese urwanya abemera ari Antikristo. Inkuru zo muri Islam zitwa hadithi cyangwa se prophetic traditions nazo zivuga ku mubu zibasira isi akayitegeka n'ubugome bwe kugeza Yesu bo bita Isa agarutse ku isi gukuraho uwo mubi uzaba wiyitirira Mesiya. Muri Islam bamwita Al-Masih Dajjal. Hadithi zo muri Islam ariko zo zijya kure zikavuga detaye nyinshi kuri uwo Al-Masih Dajjal cyangwa se the fake Messiah cyangwa se deceiving Messiah. Ngo azaba afite ijisho riturumbuye rinagana nk'urubuto rw'umuzabibu kandi ritabonana mba. Ijisho ry'ibumoso ngo niryo rizaba ribona, ariko naryo rizaba risa nk'irifite ikibazo, ritwikiriwe n'inyama cyangwa sagahu, kandi naryo risa nk'iryenda gutakara hasi. Abayisilamu kandi bavuga ko Al-Masih Dajjal azaba afite ikimenyetso mu gahanga cy'inyuguti eshatu K, F na L cyanditse hagati y'amaso ye, zikaba ari inyuguti z'icyarabu zivamo ijambo kafiri, umuhakanyi cyangwa se umuntu utizera. Bavuga kandi ko iki kimenyetso kizaba kiri mu gahanga ka Al-Masih Dajjal azabasha kugisoma agasobanukirwa n'ibyo kivuze, kabone nubwo yaba ari umuntu utarize, kizajya kimwereka ko uwo nguwo ari Antikristo cyangwa se Al-Masih Dajjal. Hadithi kandi zivuga ko azaba agaragara nk'umusore udakuze cyane w'imisatsi y'amarende, twisted curly, iteze nk'amashami y'igiti, ucinye kandi ufite ibizigira umubiri wose, akazaba agenda imitego hafi yo gukomanya amano y'iburyo n'ibumoso. Reka noneho turebe igihe azamara ategetse isi. Mu nyandiko zo mu madini ya Gikristo bavuga ko ubutegetsi bwa Antikristo bugabanyijemo ibihe bibiri, bukazamara igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Mu nyandiko yo muri Bibiliya iyo bavuze ngo igihe baba bavuze umwaka, ibihe imyaka ibiri, igice cy'igihe igice cy'umwaka. Ukuvuga ngo igihe, ibihe n'igice cy'igihe ni umwaka, ukongeraho imyaka ibiri, ukongeraho igice cy'umwaka. Ubwo ni imyaka 3 n'igice wayikuba n'ibihe bibiri bya Antikristo ikaba imyaka 7. Imyaka 3 n'igice ya mbere ngo azayimara akora akazi ko kuzana amahoro ku isi yigaragaza nka Mesiya koko. Antikristo azakora ibitangaza birimo no kuzura abapfuye ku buryo bizaba bigoye guhakana ko atari we Mesiya. Indi myaka 3 n'igice noneho ngo azayimara ateza akaga gakomeye ku isi ku buryo ngo ari byo bihe bikomeye ikiremwa muntu cyose kizaba cyarigeze kimenya. Abemera n'abatemera Antikristo bose azabababaza. Mu Bayisilamu ho hadithi zabo zivuga ko azamara iminsi 40 ategetse isi, ariko akaba atari iminsi isanzwe y'amasaha 28. Aravuga ngo ku munsi wa mbere
uzaba ari muremure ureshya nk'umwaka, umunsi wa kabiri uzaba ari muremure ureshya nk'ukwezi, umunsi wa gatatu ureshya nk'icyumweru, indi minsi ireshya nk'iminsi isanzwe. Ese ninde uzica Antikristo? Abakristo n'abayisilamu n'ubundi bahurira ku kuba uwo bamwe bita Antikristo abandi bakamwita Al-Masih Dajjal azitwa na Yesu, mu bayisilamu bita Isa. Icyo badahurizaho ni urupfu azapfa. Abakristo bemeza ko Yesu azicisha Antikristo guhumeka kwe no kugaruka ku isi, nk'uko intumwa Paul yabyanditse mu Batesaloniki ba kabiri igice cya 2 ku murongo wa 8, ngo nibwo wa mugoma azahishurwa, umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Mu bakristo urabona ko bagaragaza ko Antikristo azicwa no kuba Yesu yageze ku isi gusa. Guhumeka kwe, umwuka uva mu kanwa ke no kugaruka ku isi ngo nibyo bizamwica. Abasilamu bavuga ko azicishwa inkota cyangwa icumu ari guhunga nyuma yo kumenya ko Yesu cyangwa se Isa agarutse ku isi. Mu gitabo cya 41 hadithi 7:15 haravuga ngo The son of Miriam, Jesus will pursue the Dajjal at the gate of Lud and will kill him. Ngo umuhungu wa Mariya azakurikira Mesiya w'ikinyoma amwicire ku marembo ya Ludi. Reka noneho duhite tujya ku ngingo yaho Antikristo azapfira. Aho Antikristo azapfira, ibyanditswe by'amadini yombi bivuga ko ari muri Isirayeli ya none. Abakristo bavuga ko intambara azagwamo izabera mu kibaya cya Megidon, Tel Megidon muri Isirayeli, ariko kubera ubwinshi bw'ingabo umurongo wazo ngo uzava muri Tel Megidon ukagera i Yerusalemu. Ariko battleground nyirizina cyangwa se intambara Antikristo azagwamo izabera ni mu kibaya cya Megidon, ari naho hava izina ry'intambara ya nyuma, Armageddon, Hel Megidon. Uyu munsi Tel Megidon ni umusozi w'itongo ry'imijyi myinshi yagiye yubakwa hejuru y'indi kuva mu myaka 6,000 ishize. Ikaba iherereye mu majyaruguru ya Isirayeli muri pariki y'igihugu yitwa Megiddo National Park. Abayisilamu bavuga ko Al-Masih Dajjal azapfira muri Isirayeli ahitwa mu marembo ya Lud, the gate of Lud. Uyu munsi ni muri Lod, umujyi uherereye neza mu marembo y'umurwa mukuru Tel Aviv. Reka turebe ibintu 10 by'ingenzi none abantu bahurizaho biranga Antikristo. No guhakana Yesu Kristo. Azahakana ko Yesu ari we Kristo waje mu mubiri, ndetse azahakana n'Imana Data na Mwana. Icya kabiri ni ukwigira Imana, azishyira hejuru cyane, yitangaza cyane nk'Imana, ndetse azicara mu rusengero yigire nk'Imana. Ikindi cya gatatu ni ugukora ibitangaza by'ibinyoma. Twabibonye ko ngo azaba atanga imbaraga zo kumanura imiriro ikava mu ijuru, gukora ibitangaza birimo no kuzura abantu, ariko izo mbaraga zose zizaba ziva kuri Satani nyirizina. Byumvikanisha ko Antikristo na Satani nanone ni abantu babiri batandukanye, ahubwo Satani niwe master uzabiri inyuma ya Antikristo, amuhereza imbaraga zo gukora ibitangaza kugira ngo aze gushuka abantu. Icya kane ni umwuka wo kurwanya Imana. Antikristo arangwa no kwigomeka no gukiranirwa cyane, agahindura amategeko n'ibihe byashyizweho n'Imana. Icya gatanu ni ugukunda amafaranga n'icyubahiro. Icya gatandatu ni ukuyobya benshi. Twabonye ko inyamaswa yaturutse mu nyanja ivuga abahanuzi n'insengero z'ibinyoma. Rero Antikristo azakoresha abantu mu kuyobya abantu benshi, cyane cyane n'abahanuzi be bazaba bakora n'ibitangaza, abantu bakizera ko ari imbaraga ziva ku Mana. Gutegeka ikimenyetso cyangwa se inyandiko. Azahatira abantu bose, abakomeye n'aboroheje, kwandikwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga kugira ngo bashobore kugura no kugurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Ikindi kizaba kiranga Antikristo ni ukwanga abemeranya kuri. Antikristo azarwanya bikomeye abizera Imana bose, kandi azagerageza no guhindura ibihe n'amategeko yashyizweho n'Imana. Ikindi kiranga Antikristo ni ukuzanwa na Satani. Imbaraga ze zose, intebe ye n'ububasha bwe byose bizaba bituruka kuri Satani, ari nawe uzamufasha kuzana ubushukanyi bukomeye ku bantu bazarimburwa. Ikindi cya 10 twavuga kuri Antikristo, iherezo rye ryaragenwe. Ubuhanuzi bwose bwo mu madini yose, zaba ari prophetic traditions zo muri Islamu, bwaba n'ubuhanuzi bwanditse mu bitabo byo mu madini ya Gikristo, bivuga ko Antikristo cyangwa se Al-Masih Dajjal iherezo rye ryagenwe, nubwo azaba amaze imyaka myinshi ashuka kandi ababaza abantu, ariko iherezo ryiwe nawe ni ukurimbuka. Ikizwi neza ni uko mu bihe bye Antikristo azaba afite system imwe imukorera ku isi yose. Dushingiye ku byo tubona ku isi ya none, birashoboka ko isi yamaze kugera muri iyo system ya Antikristo, cyangwa se ikabiri ku marembo. Ese utekereza ko twageze mu bihe bya Antikristo, cyangwa utekereza ko ibihe bya Antikristo bitaraza? Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Njye nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ibane namwe. Bye.